wari uzi ko umwami Yesu uramutse umutakiye mu by'ukuri, ugasenga mu by'ukuri, ugakizwa mu by'ukuri? Gukizwa mu by'ukuri ni iki? Gukizwa mu by'ukuri ni ukuba mu nzu y'Imana ufite gahunda, uzi iyo ugana, utagendera mu kigare. Hari abantu baba bameze nk'abafana. Ni ukuba mu by'Imana ufite gahunda, ukaba mu by'Imana ufite gahunda yo kujya mu ijuru, ukabana n'Imana, ukamutakira mu by'ukuri. Kumenya Yesu neza biguhesha kumusenga mu by'ukuri. Kumusenga mu by'ukuri nuko hari ibyo ureka. Kujya gusenga usambana ntago ari mu by'ukuri. Kujya gusenga uroga ntago ari mu by'ukuri. Kujya gusenga wiba ntago ari mu by'ukuri. Kutakira Yesu mu by'ukuri ni ukugira ibyo ureka, ni ukureka imirimo ya kamere, ukareka ibyaha, ukaba umwana w'Imana. Ku mwana w'Imana muri kino gihe bene data biragoye, ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye, ni ibintu bikomeye. Ariko iyo wagerageje ukareka ibyaha ukinjira mu cyiciro, Uwiteka azumva gutaka kwawe agukiza. Nawe azakuba hafi tu, niyo mpamvu ari n'abasinzi bose n'abantu bose. Ariko nimba ukeneye kubona imirimo y'Imana mu buzima bwawe, urasohoka muri icyo kigare, winjiye mu cyiciro cy'amutakira mu by'ukuri bose. Burya ntabwo abantu buzi insengero bose ariko bakijijwe, oya. Naho abantu baba barakurekuye bose abo wari wizeye, Uwiteka abasha gukumva. Ndabwira umuntu wese muri cyane ubwo nabe maso, arushaho gukunda Imana, urushaho gukizwa neza. Ndakwifuriza gukizwa neza. Nimba uba mu bintu by'idini, nimba uri umunyedini udakijwe, ni kazi kawe. Gukizwa ntibigombera idini, gukizwa n'umutima. Hanyuma itorero cyangwa se idini ni aderese y'aho umuntu abarizwa. Ariko ntukabe imbata y'idini. Hari abantu usanga barabaye imbata y'idini, ugasanga ewana wamubwira ngo uzajya gusengera hana, ati sinajyayo, zaguma mu idini. Mukaba mwana bipfa, idini ntirizajya mu ijuru, ntirizanarengana hano mu gicuha, ntirizijya riharenga ijwi. Mu ijuru hazajyayo umuntu ukijijwe. Gukizwa rero ni ukureka ibyaha ku giti cyawe. Haleluya, haleluya. Mana turagushimiye, imbaraga zawe zikomeye. Mana turagushimiye umugambi wawe mwiza. Mana turagushimiye kuri Imana y'amasezerano. Mana turagushimiye kuri Imana yarinze ubuzima bwacu, warinze igihugu cyacu, warinze ababyeyi, warinze abagabo, warinze abakobwa, warinze inshuti zacu zidukurikiye. O Mwami wagize neza, turagushimye. Suko ibigeragezo bitabayeho, ariko wagiye udukomeza no muri ibyo bigeragezo byose. Izina ryawe nihabwe icyubahiro Mwami. Nyemera Kristo, umuntu tugiye kubana, uri kure n'uri hafi wese, yumve imbaraga zawe, yumve ineza yawe, yumve ubwiza bw'Imana, yumve icyubahiro cyawe Mwami. Nasenze kugira ngo buri muntu wese yakire ihumure, ahure na Yesu, umusore, umukobwa, umugabo, umuntu tugiye kubana muri uyu mwanya. Ubwiza bw'Imana bumubeho, uhimbure umutima buri muntu wese. Reka uganze kandi utegeke muri byose Mwami. Turavuze ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami, kuko ari bikwiriye. Urakoze Mwami kubikoze, ngwino dukoze ikararyaka ku munwa. Ntabwo ari twe tuvuga, ntabwo ari twebwe, ahubwo izina ryawe nabwo icyubahiro. Fasha buri muntu wese, indirimbo ziririmbwa, masengesho, ijambo, buri muntu wese Mwami udukurikiye ahure nawe, abone imbaraga zawe, abone inkomezi zawe. Urakoze Mwami kubana ku byose mu izina rya Yesu, amen. Oh, hallelujah. Gendana naje Yesu we, gendana naje muri misi, gendana naje Yesu we, kuko nagufite naho nagera.
gendana nanjye Yesu we gendana nanjye muri iyi minsi gendana nanjye Yesu we kuko nagufite naho nagera gendana nanjye mwami mwiza gendana nanjye karuhura gendana nanjye mwami mwiza gendana nanjye karuhura gendana nanjye Yesu we gendana nanjye mwami mwiza gendana nanjye Yesu we kuko nagufite naho nagera gendana nanjye muri aya mezi ugendane nanjye karuhura wariyasha gendana nanjye mwami w'abami uko nagufite naho nagera gendana nanjye Yesu we gendana nanjye mwami mwiza gendana nanjye Yesu we uko nagufite naho nagera oriya sharabariya gendana nanjye mwami Yesu gendana n'ababyeyi mwami w'abami gendana n'abagabo mwami mwiza gendana n'itorero mwami w'abami kuko tutagufite ntaho twagera gendana nanjye Yesu we gendana nanjye mwami mwiza ugendane nanjye muri iyi minsi kuko nagufite naho nagera gendana n'abagabo muri aya mezi mwami gendana n'abakobwa uwimane gendana n'urubyiruko kuko nagufite naho nagera mwami Yesu agendane nawe saba mwami Yesu ngo mwami gendana nanjye muri ibihe bwira Yesu ngo mwami gendana nanjye usaba mwami Yesu ngo mwami ndifuza ko wagendana nanjye gendana nanjye ndi mu ndege ngenda
gendana nanjye ndi mu modoka, gendana nanjye ndi kuri moto, kuko ntagufite naho nagera. Gendana nanjye mwami mwiza, gendana nanjye Yesu we, gendana nanjye yoyo mwami mwiza, kuko ntagufite naho nagera. Muri iyi minsi umuntu wese bitewe n'uko yabyirutse, bitewe n'ibyo yabayemo, iyo bigejeje muri aya matariki asoza umwaka, buri muntu ashaka utuntu yagerana natwo turi aho ngaho. Hanyuma abubaha Imana, abamenye iri zina rya Yesu Kristo, abakunzi b'umusaraba, abana b'Imana, ufata umwanya ukabwira umwami Yesu ngo mwami gendana nanjye. Iminsi nk'iyi ngiyi, ibihe byose, nta nubwo navuga ngo ni iminsi, ahubwo ibihe byose abubaha Imana basaba ko bagendana na Yesu. Usaba kugendana n'Imana, ukagendana na Yesu mu bihe byose, ugasaba umwami Yesu ngo mwami gendana nanjye. Reka nkubwire ngo fata umwanya uvuge umwami gendana nanjye, mbana nanjye, gendana nanjye aho njya hose, aho nyura hose, ubuzima bwanjye bwose, gendana nanjye mu byo nkora byose. Iyo wagendanye n'Imana, iyo wagendanye na Yesu Kristo, ntuyoba. Mwami Yesu arinda intambwe z'ibirenge byawe, mwami Yesu arinda ibiganza byawe, mwami Yesu arinda ibirenge byawe gusitara. Iyo wagendanye na Yesu ntuyoba, kandi iyo wagendanye na Yesu wakira ihumure. Uko byamera kose ukeneye kugendana n'Imana. Iyo wagendanye na Yesu ubona umunezero, ubona ibitotsi, ubona ibyishimo. Kugendana na Yesu nta kiguzi wabigura. Ndakwifuriza kugendana n'Imana mu izina rya Yesu. Kugendana na Yesu birimo amavuta, birimo umugisha, birimo igikundiro, birimo umunezero. Uzareba umuntu wamenye Yesu Kristo, yaravuye mu byaha akamenya Yesu Kristo, aracya, asa neza, abicyaremwe gishya. Ku ijambo ry'Imana rivuga ibya kera babishize ahinduka icyaremwe gishya. Ndakwifuriza kugendana na Yesu. Haleluya. Kugendana na Yesu ntucuya, kandi ugendanye na Yesu akurinda ibiteye ubwoba, akurinda ibyuzi, akakurinda n'ibyo utazi, akurinda iminsi mibi, akurinda ibyago n'amakuba, abana nawe, akuremera ihumure utakura umuryango. Ndakwifuriza kugendana na Yesu. Nimba udafite gahunda, umva wari ufite gahunda yo kujya mu mapfumu, gushaka uduti, gutekenika, umva nk'umushuti yanjye nkubwire, ndakugira inama yo kugendana na Yesu. Ibintu byose watekenika birapfuye. Ugerageze ubwire mwami Yesu, mwami ndifuza kugendana na Yesu, kuko Dagoni nta gaciro afite, umupfumu nta mbaraga agira, ko umupfumu arapfa, Satani yaratsinzwe. Ukwiye kugendana na Yesu wapfuye akazuka, wicaye iburyo bw'Imana, urindiriye kuzakuha ubugingo buhoraho. Naho ibyo wakishikiriza byose ndakumenyesha ko nta kintu bivuze. Tekinike zose wakoresha ntacyo zakumarira. Saba umwami Yesu ngo mwami ndifuza kugina nawe. Yindi munyito y'abantu bose bakunda gusengarwa, abantu bakunda cano yacu mwese batinwa ngo ugina na Yesu, ugine na Yesu muri aya mezi. Yesu muginane kandi akuruhura umutima. Yesu yo mwagendanye akuremera ihumure. Ikindi ajya turemera, ajya twohereza amakuru yizewe, tuyakora ku Mana Data. Inshuti wo nkurikiye, mu byo nkurikiye, ndakwifuriza kugendana na Yesu. Amazina yanjye ni Harerimana Burarisi. Kubanga byuma tuba turi kumwe na Diodoni, kandi Imana imumugisha.
hanyuma nzi neza ko nawe udukurikiye nawe ufata umwanya ukadukurikira. Ndakwifuriza kugira na Yesu. Imana ikuremere kado mu biganza byawe, Imana ikuremere ibyishimo. Wowe ufata umwanya ukadukurikira, Imana ikuremere ihumure. Ndakwifuriza kugendana na Yesu. Nicaye hano ntunkurikire ntacyo byamarira, ariko iyo tubonye abantu bandika comment, iyo tubonye abantu baduhamagara, iyo tubonye abantu tumenya ko turi kumwe n'abantu nyine, hanyuma ndakwifuriza kugendana na Yesu. Hari umuririmbyi yemye ngo kugendana na Yesu nibanga rihambaye, nibanga ritangaje, nibanga ngo kugendana na Yesu nibanga. Iyo ugendanye na Yesu ntuyoba. Rero ndabaha ikaze mwese abakuza gusengarwa, ndagira ngo mabwire ko kugendana na Yesu ntabwo uzakorwa n'isoni. Igihe kizagera Yesu yitamure mu buzima bwawe. Yesu yigaragariza mu muntu, abantu bakamumenya batari bakuzi. Yesu araza akigaragaza, abantu bakakumenya batari bakuzi. Rero mbahaye ikaze muri uyu mwanya. Unyemerera utanyane nawe, dusuzanye nawe, kandi ndagushimiye wowe ubona channel yacu ari ubwa mbere ukiyandikisha ugakora subscribe. Imana igumugisha. Ndagushima nawe ufata umwanya ugasharinga, ndetse nawe ufata umwanya ugatumira n'abandi ukabahereza mu Imana, ndetse nakora comment ujya nabyo ni byiza, mutwereka ko mwatwumvishije kandi muje muri Imana. Yesu akwishimire kandi akurwanire. Turi mu mwanya, igihe tugeze muri gihe cyo kwiye iminsi mikuru, igihe cya Noheli, igihe cyo gutarama, igihe cyo gusenga. Hano iwacu hari ibitaramo bitandukanye by'abakozi Imana batandukanye. Ubu natwe turataramye mu buryo bwacu. Nawe rero unyemerere utaramane, none turi kuririmba umenye ko tutaramye. Turi mu bihe byo gutaramira umwami Yesu, gutarama, twishima. Turi kwegera iminsi mikuru ya Noheli, niho turi kugira n'ujya kurasanga ibitaramo byinshi biri kuba ahantu hatandukanye. Rero Imana ibaho umugisha, Imana ibishimire mwese abantu muje ngo tubane mu izina rya Yesu. Reka twadusomere ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ndarikunda cyane, nawe rigufashe ryubaka umutima wawe. Zaburi 145 ku murongo waho wa 18 turasoma na 19. Reka dusome. Hari ijambo rivuga ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose. Uwiteka abe hafi mu izina rya Yesu. Ntabwo tugiye kuri indirimbo, turi hafi y'indirimbo. Abamutakira mu by'ukuri bose azasohoza ibyo abamwubaha bashaka. Imana ishimwe. Kandi azumva gutaka kwabo abakize. Ndasubiramo. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose. Abamutakira mu by'ukuri bose azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo abakize. 20 yanditse ngo Uwiteka arinda abamukunda bose, ariko abanyabyaha bose azabarimbura. Mana dushoboze kwirinda ibyaha. Uwiteka arinda abamukunda bose, ariko abanyabyaha bose azabarimbura. Uwiteka akwishimire mu izina rya Yesu. Iyo dusenga kenshi, kubera ko amasengesho, kugira ngo umenye ko wasenze rimwe na rimwe, abantu bakunda kuvuga ngo ndashima. Ushima bitewe n'iki Imana yaremye mu buzima bwawe. Akenshi abantu benshi iyo basenze, kuko igisubizo cy'amasengesho udahita ukibona ako kanya, hari igihe ugira ngo uri gutawaraza,
hajya ujya ngo ntabwo uri gusenga, ariko nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Iyo dusenze hari igihe abantu, kuko kubwira umuvandimwe mwicaranye biroroshye, kubwira mama biroroshye, kubwira papa biroroshye, ariko kubwira Imana utari kurebesha amaso, kubwira Imana ubwira Yesu Kristo uzamuye ukwizera, ni nayo mpamvu ubona abantu benshi bibananira kwizera. Bibiliya ivuze ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose. Burya impamvu utapfuye, impamvu ugihumeka, impamvu ukigenda, ntugire ngo ni imbaraga zawe, akuri hafi. Na burya wabyutse ukajya muri dushe, burya uba wahaguye, Uwiteka yabanye nawe. Na burya watwaye imodoka ugahaguruka mu rugo iwawe ukagera mu kazi amahoro, nabwo Uwiteka yabanye nawe. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose. Na burya wagiye mu bitaro ntugweyo, hari abandi baguye, Uwiteka yabanye nawe. Na kuno ugeze kuri iyi tariki, guhera mu kwa mbere kugeza kuri iyi tariki, Uwiteka yarakwimanye, yabaye hafi. Ibyaguhize byari byinshi, ibyahize ubugingo bwawe byari byinshi, ariko Uwiteka yabaye hafi, yabaye mu buzima bwawe, yabanye nawe, yabanye n'abana bawe, yabaye mu kazi kawe. Wamfashije tukamuhereza icyubahiro ko Uwiteka yakurinze kwandavura, yakurinze gupfa, hari abantu uyu mwanya wa none ahangaha bari mu kiriyo, hari abandi bitakunze bari mu za bombone, ariko Uwiteka yabanye nawe. Sinabona kuntu nakuvuga uko birarenze ibyo dukorera, unyemerere mwami uvuge ugakeya, uko amarangamutima yawe sinayahaza. Sinabona uko muvuga uko ibyo umurera, mwami birarenze. Sinabona uko muvuga ibyahaza amarangamutima yawe, sinabibona. Oria shakara oria, gusa nasanze uri inshuti yanjye, kuko ntujya untererana no muri bya byago, no mu bihe bikomeye ubana nanjye. Yewe Yesu we, uri inshuti nizera. Oh, haleluya. Sinabona uwo nakunganya mu bakomeye bo mu isi, ntawe umeze nkawe, kuko birarenze ibyo dukorera. Mwami Yesu, uri inshuti yanjye. Uko bwije nuko bukeye ugenda unyimana, inzobo ziba zacukuwe, Yesu we ukazisiba. Ibyo birarenze, sinabona icyo nakwitura. Uko
bwije nuko bukeye anategura kuduhitana ariko urukundo rwawe urwo wadukunze uko bwije nuko bukeye ruraturamira sinabona uko nakuririmba waremeye utanga umubiri wawe nta kiguzi na kimwe twari gutanga waremeye uracungura lela la zaire boria mama nta kiguzi na kimwe twari gutanga waremeye uracungura. Haleluya! Kristo yaremeye araducungura. Watanga iki? Ni iki wakora? Ntushobora guhaza amarangamutima ya Yesu. Reba urukundo Yesu yadukunze. Haleluya! Ndetse niwatanga iki? Ntacyo. Ni iki twatanga abantu b'Imana? Ni iki? Ntabwo nabona uko navuga amarangamutima ya papa. Uyu mwami Yesu watanze umubiri we akawutanga kugira ngo mbeho nawe beho. Watanga iki? Nta kintu wabona watanga. Yesu yaremeye arongera aremera araducungura. Umva ijambo ukuntu yavuze. Ariko Yesu ni mwiza we. Ngo Uwiteka aba hafi, ngo yabamutakira bose. None hepfo abamutakira mu by'ukuri bose. Abantu bamutakira mu by'ukuri bose ngo azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, ngo kandi azumva gutaka kwabo abakize. Nubwo arinda abantu bose ariko hari akantu karimo aho ngaho, harimo agakorosi kavuga ngo abamutakira mu by'ukuri bose. Buriya abantu benshi bamusengera ariko ntibatakira umwami Yesu mu by'ukuri. Hari abajyanamo inzaratsi, hari abajyanamo ubugoro, nzozi nawe maso, hari abagenda basinze, hari abagenda bimeze ukuntu, mbese hari abantu bajya mu nzu y'Imana, hari abagenda bitewe nuko bambaye neza uwo munsi, akavuga ati uyu munsi nawe nagonza agakote kanga kubitemo. Hari abagenda bitewe n'ababyeyi babo, hari abagenda bitewe ko bakure mu gipasiteri, hari abakubise bashokoze neza bakagenda, hari n'abagenda mu nsi bagiye kwiba, hari n'abagenda bagiye kwiba abaturage, hari abagenda bagiye gutuburira abandi. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo abamutakira mu by'ukuri bose. Ntabwo abantu bose ariko basenga Imana mu by'ukuri. Abenshi barabeshya nuko hari igihe abantu bavuga ukuri abantu hakagira abantu barakara, ariko ni ijambo ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose. N'aho abantu bose banamutakira, ariko abamutakira mu by'ukuri bose azasohoza ibyo abamwubaha bashaka. Icyama ngo ube muri aba bamutakira mu by'ukuri bose. Naho nukora ubushakashatsi uzasanga hari abamutakira babeshya, uzasanga hari nk'abajura, uzasanga hari nk'abateshamutwe, uzasanga hari nk'abambuzi, uzasanga hari nk'abasambanyi, uzasanga hari nk'abanywa urumogi, uzasanga hari nk'abasinzi, uzasanga hari nk'abajura, uzasanga hari nk'abapagani bo mu rusengero. Niyo mpamvu nkwifurije kuva muri abo ngabo. Hakanyuma hakaba abamutakira mu by'ukuri bose azasohoza. Wari uzi ko umwami Yesu
uramutse umutakiye mu by'ukuri, ugasenga mu by'ukuri, ugakizwa mu by'ukuri. Gukizwa mu by'ukuri ni iki? Gukizwa mu by'ukuri ni ukuba mu nzu y'Imana ufite gahunda, uzi iyo ugana, utagendera mu kigare. Hari abantu baba bameze nk'abafana. Ni ukuba mu by'Imana ufite gahunda, ukaba mu by'Imana ufite gahunda yo kujya mu ijuru, ukabana n'Imana, ukamutakira mu by'ukuri. Kumenya Yesu neza biguhesha kumusenga mu by'ukuri. Kumusenga mu by'ukuri nuko hari ibyo ureka. Kujya gusenga usambana ntago ari mu by'ukuri. Kujya gusenga uroga ntago ari mu by'ukuri. Kujya gusenga wiba ntago ari mu by'ukuri. Kutakira Yesu mu by'ukuri ni ukugira ibyo ureka, ni ukureka imirimo ya kamere, ukareka ibyaha, ukaba umwana w'Imana. Ku mwana w'Imana muri kino gihe bene data biragoye, ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye, ni ibintu bikomeye. Ariko iyo wagerageje ukareka ibyaha ukinjira mu cyiciro, Uwiteka azumva gutaka kwawe agukiza. Nawe nazakuba hafi tune wambarina n'abasinzi bose n'abantu bose. Ariko nimba ukeneye kubona imirimo y'Imana mu buzima bwawe, urasohoka muri icyo kigare winjiye mu cyiciro cy'amutakira mu by'ukuri bose. Burya ntabwo abantu buzuye insengero bose ariko bakijijwe. Oya, hari n'abagenda bagiye kubyina kuko bari umuziki. Hari n'abagenda bagiye muri siporo kuko bari siporo. Buryo wowe abantu babyina cyane urabona ga siporo. Ndizo narasetse. Abantu bose niyo sigara umuntu ambwa ati ntabwo nareka ibyaha ngiye ariko naje gusenga. Niyo mpamvu ngiye nakira abantu nacana abasengera umutima kuko n'abaje bati uyu munsi kandi kanjijishe nge mu nzu y'Imana. Ariko mva wo nkurikije inshuti yanjye, inama nakugira inama yo gusenga Imana mu by'ukuri. Abamutakira mu by'ukuri bose azasohoza ibyo abamwubaha bashaka, kandi azumva gutaka kwabo abakiza. Ni icyitonderwa hariho n'ibihano. Buri hari ijambo ry'Imana abantu benshi ntabwo bakunda kurisoma, ariko hariho n'ibihano. 20 avuze ngo Uwiteka arinda abakunda, Uwiteka arinda abamukunda bose. Kasubiremo. Uwiteka arinda abamukunda bose, ariko abanyabyaha bose azabarimbura. Mwabantu nubwo batekenika, ariko igihe kizagera bamirenyere. Igihe kizagera bamirenyere. Uwiteka mu rukundo ukunda Yesu nuru, ikintu kigaragaza ko ukunda Kristo ni ibyaha wavuyemo. Ntabwo ari ukubera ko ubaye mu idini igihe kirekire. Ikigaragaza ko ukunda Yesu ni ibyo wavuyemo, nibyo waretse. Mu gihe wavuye mu byaha, Uwiteka azakurinda kandi ubibonesha amaso. Uwiteka azakurinda ibikomeye ubibonesha amaso. Amen. Igihe cyose uzagwana intambara ukareka ibyaha, ukaba umukunzi w'Imana, ukaba umukunzi ugakunda Imana, ugakizwa, azakurinda kandi akurinde ibikomeye. Azakurinda kandi biboneshe amaso. Ngo ariko abanyabyaha azabarimbura. Igihe kizagera abanyabyaha barimbuke. Bakunzi bagusengarwa, ndagira ngo mbabwire ko ijuru ririho, ibihembo byo bakora neza biriho, n'ibihembo byo bakora nabi biriho. Wihitiremo. Wowe wihitiremo. Ukora nabi azaguhemba kurimbure. Ukora neza azakurinda. Ukizwa neza azabana nawe, ngazumva gutaka kwawe agukize. Uwiteka ajya yumva. Icyo mukundira, aba afite ubushobozi bwo kumva. Naho waba uri gusengera mu mutima ashobora kukumva. Naho waba uri gusenga udedemanga ashobora kukumva. Naho waba ufite ubumuga bwo kutavuga ugasenga ukoresheje amageste, nabwo ashobora kukumva. Naho waba uri mu gihome gikomeye ukabukiranuka ashobora kukumva. Naho waba uri mu bibazo bikomeye gute ashobora kukumva. Upfa kuba uri kumusenga mu by'ukuri. Naho waba ufite intambara zimeze gute
arakumva. Naha abantu baba barakurekuye umuryango kuvaho, abavandimwe bakakuvaho, ukamwubaha by'ukuri ugasenga neza, ashaka kumva kandi akagutabara. Uwiteka yumva abamutakira mu by'ukuri bose kandi akabakiza. Naho abantu baba barakurekuye bose abo wari wizeye, Uwiteka abasha gukumva. Ndabwira umuntu wese nkuri cyane ubwo nabe maso, arusho gukunda Imana, urusho gukizwa neza. Ndakwifuriza gukizwa neza. Nimba uba mu bintu by'idini, nimba uri umunyedini udakijwe ni kazi kawe. Gukizwa ntibigombera idini, gukizwa n'umutima. Hanyuma itorero cyangwa se idini ni aderese y'aho umuntu abarizwa, ariko ntukabe imbata y'idini. Hari abantu usanga barabaye imbata y'idini, ugasanga ewana wamubwira ngo uzajya gusengera hana, ati sinajyayo, zaguma mu idini. Mukamwana bipfa, idini ntirizajya mu ijuru, ntirizanarengana hano mu gicuha, ntirizijya riharenga ijwi. Mu ijuru hazajyayo umuntu ukijijwe. Gukizwa rero ni ukureka ibyaha ku giti cyawe. Iyo ujya kuri ibyaha ntabwo ujyana pasiteri, ntujyana mwarimu, ntujyana na diakoni, ugenda wenyine ukagenda wihisha, ariko burya ijisho ry'Imana riba rikuriho. Uratekinika rwose yewana ukabihisha, n'abavandimwe n'abimenye, inshuti bimenye, ukagerageza ujye watemenya, ariko ndajya umenyeshe ko ijisho ry'Imana riba rikuriho. Niyo mpamvu ntabwo uzajya mu ijuru bitewe n'idini ubamo, uzajya mu ijuru bitewe n'imirimo myiza wakoze. Ukiri hano ku isi kanabwo uzakenera impinduka nziza, uzakenera amahoro, uzakenera ubuzima, uzakenera gutera imbere, uzakenera kuzura umwuka wera, uzakenera. Reka nkubwire, hari umuntu wambwiye ngo gusenga ngo nta mpamvu ngo azi gukora. Reka nkubwize ukuri, reka nkubwire inshuti yanjye, waranyandikira bimbwira, reka nkubwire, Uwiteka atagutije kubaho, ibyo wakora byose ntiwabigeraho. Impamvu ituma dusenga iya mbere nuko ubuzima dufite ntitubukura ku babyeyi n'imiryango, tubukura ku Mana, tubukesha Imana. Imana niyo buzima bwacu, Imana niyo mbaraga zacu. Niyo iduha kurama, niyo iduha gukomera, niyo iduha umunezero, niyo iduha umugisha, niyo umugisha ibyo dukora. Iyo tuvuze umugisha tuba tuvuze iki? Ntabwo umugisha tuwuvana mu rusengero. Umugisha, Imana iguha umugisha mu bitekereze, ugafusuka mu rusengero wizeye. Imana ikaguha kwizera, ikaguha igikundiro, ikaguhuza n'abantu bazima. Umuntu wese wateye imbere, ikintu cya mbere Imana yamukoreye, yamuhuje n'abantu bazima, yamuhuje n'abanyamumaro. Umuntu wese wateye imbere, umuntu wese wazamutse, Imana yamuhuje n'abantu bazima. Iyo senze ukegera Imana, Imana iguhuza n'abantu bazima. Iyo senze ukegera Imana, Imana iguhuza na ba Simoni. Bamwe bita ba Simoni. Iyo senze, iyo ni impamvu yo gusenga. Hari igihe uwo munama ngo rero nta mpamvu yo gusenga mu ngingo ngari izenze ubwenge. Ushobora kwigasaza na diplome, ushobora kuba ufite amafaranga ugapfuka yasiga. Iyo senze icya kabiri, Imana ikurinda umubiri wawe. Iwurinda iki? Ndajya mumenyesha hano hanze hari ibirwara. Hari ibirwara by'ibyorezo, hari indwara, amazi tunywa, ibiki byose bivamo ibirwara. Ariko iyo twasenze, hari urukingo ruva mu ijuru. Hari ukuntu Imana iturinda, ikaturwanirira, ikadufasha, ikaguhakura mu bikomeye. Wagize ngo kuba wagiye wabyutse ukagera iyo ugiye, wagize ngo hari ubuhanga bwawe. Ntabwo ari uko ufite imodoka ikoze neza cyane, orokada n'izikoze neza nazo ziragonga moteri. Aho imbaraga z'Imana, ijambo ryavuze ngo Uwiteka aba hafi y'abamutakira mu by'ukuri bose, ngazumva gutaka kwabo abakize. Iyo utakira Imana mu by'ukuri, akuba hafi. Ndakwifuriza ngo Uwiteka akube hafi. Uwo muntu yarambwiye, ndamubwira ndakomeza ndamwigisha, ndamwandika nkubwiza ukuri. Va kwizima, umuntu agizwe n'Imana, kuko Imana niyo ihira imitekerereze y'umuntu. Icyo kwa ndashima Imana ko ejo ni hamwe ngo ndabyemeye. Nabwo kubyemera ni iki? Nuko atwaye imodoka arimo agenda, arasinzira, ashiduka agonze ibikopoto. Harambwa ati uzi ko mbonye ko Imana iramira. Ati yateba Imana mba ndenze umukingo, ariko Imana irandamiye. Hari igihe umuntu yemera bitewe n'amafaranga. Bari amafaranga ni meza, ariko amafaranga atemera ubwibone. N'ujya yagira ujye umenya ko amafaranga haratakaza atakugeza. Amafaranga atera icyubahiro, agatuma agira icyubahiro, umuntu akagira izina, umuntu akagira ubwibone. Ariko ibintu byose uzageraho uzamenye ko
biri mu Imana. Rimwe na rimwe rero iyo uri umwiyemezi, iyo upinga ibintu by'Imana, hari igihe Imana igukandagira kugira ngo umenye ko imbaraga z'Imana zihari. Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, kandi abamutakira mu by'ukuri bose azuma gutaka kwabo abakize. Icyama ngo Uwiteka agukize umubabaro ufite. Tugiye gusenga. Ndagira ngo witegure ngusengere. Ndagira ngo witegure ngusengere. Ndagira ngo ube maso ngusengere. Nimba wajya gupinga ibintu by'Imana, nimba utemeraga gusenga, nimba wapfobyaga gusenga, ibikomere by'abapagana mu rusengero ntibizagutere kwanga Imana. Oya, ahubwo bizatuma ushaka Imana uyimenye mu by'ukuri. Abaguhemukiye mu rusengero ntibazagutume wanga Imana. Imana irakora, Imana ifite imbaraga. Abakuvuze n'abakuneguye n'abantu, ariko hariho Imana igukunda kandi igufiteho umugambi mwiza. Ntukareke Imana. Ubuyobe bwa mbere bukomeye umuntu agira ni umuntu utuka Imana cyangwa se akareka Imana. Uba wayobye birenze, kandi uburyo uba wayobye nta muntu uzagutabara. Gutana gukomeye cyane ni ugupfobya imbaraga z'Imana, ni ugupfobya imbaraga z'Imana ukazipfobya. Ndakumenyesha ko ubu uri kwijyana mu rwobo utazavamo. Uzapfobya ababeshya Imana, uzapfobya abajura, ariko nubona Imana iri mu buzima bwawe uzayivuge neza. Imana nayo izahindura amateka y'ubuzima bwawe. Uzakunda Imana mu buzima bwawe, ntukanga Imana. Imana yikunze irakumenya kandi ikamenya n'ubuzima bwawe. Ni wowe uhindura ibihe hanyuma gusengera. Ni wowe uhindura ibihe Mana we, ni wowe uhindura ibihe Mana we. Ibihe by'intambara ni wowe Mana ubihindura. Ni wowe uhindura ibihe Mana we. Ibihe by'ibigeragezo ni wowe ubihindura. Byabihe by'amarira Mana we, byabihe by'ubukene Mana we, byabihe by'uburwayi Mana we, byabihe ni wowe wabihinduye. Haleluya. Byabihe by'ubupfubyi Mana, byabihe by'amagambo Mana, byabihe bikomeye Mana, ni wowe wabihinduye. Ni wowe uhindura ibihe Mana. Ibihe by'uburwayi ni wowe ubihindura. Ibihe by'ubukene ni wowe ubihindura. Mana uri Imana igihindura ibihe. N'uyu mwanya babihindura. Iby'abari kurira babihindura. Iby'abanyamubabaro babihindura. Ukabaremera ibyishimo mu bihe. Hari ibihe by'umubabaro, hakaba n'ibihe byo guseka, hakaba n'ibihe byo gushima, hakaba n'ibihe by'ibyishimo. Uyu mwanya Imana iguhindurire. Uyu mwanya Imana iguhindurire. Hari ibihe umuntu abamo akikorera amaboko. Hari ibihe umuntu abamo abantu bakamusezera. Hari ibihe umuntu abamo abantu bakamuvuma. Hari n'ibihe umuntu abamo abantu bose bakamugarukira. Izina rye rikamenyekana. Imana iguhindurire ibi. Aho niho nshoboreje. Ibihe urimo Imana ibihindure. Uyu mwaka nusoza Imana itaguhindura ibi. Hari ibihe umuntu abamo bakamwita amazina mabi. Hari ibihe umuntu abamo bakamuhindura amazina, bakamwita amazina meza. Ufite ibihe bibayemo, nyemera ufukama ahantu uri, dusengere mu buhanuzi mu izina rya Yesu. Tubwire Imana ngo Mwami hindura ibihe. Ufite ibihe ubayemo. Ibihe ubayemo ni ubizi. Ibihe urimo
bwira mwami Yesu ngo bihindure. Nimba ari mu bihe byiza bwira umwami ngo mwami bihindure urushaho kubaho byiza. Nimba ari mu bihe by'uburwayi bwira umwami ngo mwami hindura iby'uburwayi nkire ntahe njye mu rugo iwanjye. Mana mu izina rya Yesu Kristo uri Imana wabasha, uri Imana ikomeye. Imbaraga zawe zirakomeye, imbaraga zawe zirahambaye, imbaraga zawe zirabohora, imbaraga zawe zirakiza, imbaraga zawe zirazura, imbaraga zawe zirarema. Ndasengera umuntu wese wabanye natwe muri iri jambo, dushoreje ko uri uw'agaciro. Ujye umenya imitima ya buri muntu wese, uba hafi y'abana bagutakira bose. Hanyuma mwami abantu bari kugutakira ngo bahindure ibihe, hindura ibihe bikomeye, ibihe by'umarira, ibihe by'agahinda, ibihe by'ubukene, ibihe by'uburwayi, ibihe umuntu arimo ababaye afite umubabaro, afite agahinda, ibihe umuntu arimo afite ibikomere, ibihe byo kubura ababyeyi, ibihe by'ubupfubyi, takosika, ibihe arimo yarabuze urubyaro. Ndasengeye umuntu wese udukurikiye wari uri mu bihe by'umubabaro ngo bihindure. Uri Imana igihindura ibihe, wacu mu byawe warabihinduye, ni wowe uhindura mu mwami. Ndasengeye umukobwa umuhindurira ibihe, wahindura ibihe akajya mu bihe byo kwambara agatimba, wahindura ibihe umuntu agatwita, wahindura ibihe umuntu akicara mu kazi, wahindura ibihe umuntu akishima. Ndasengeye buri muntu wese urebe ibiharimo, ni ubona ari ibihe by'imibabaro ubimuhindurire. Ngushimiye ko abanye natwe kandi gushimiye kuri Kristo ugiye guhindura ibihe by'abantu bawe mwami. Ndasengeye ibyifuzo bya buri muntu wese warudukurikiye ngahure nawe, imbaraga zawe zimube hafi, umwuka wera amugote mwami. Ngushimiye kuri Imana ibikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Ndakumenyesha ko Imana iguhinduriye ibihe, ndakumenyesha ko ugiye kubona ishimwe utambutsa mu bantu, ndakumenyesha ko Imana igiye gushyigikira inzozi zawe, ndakumenyesha ko Uwiteka agiye guhuza n'abanyamumaro. Uyu munsi guhera ucyumvira ijambo, ushyire mu bikorwa icyiza kiri mu bwonko bwawe, ukivane mu mitekerereze ugishyire mu bikorwa. Uwiteka arahera inzozi zawe. Ndakumenyesha ko Uwiteka gukije umwaka. Iyo tuvuze umwaka tuba tuvuze abagome babandi bitambika mu nzira z'abantu, watangira kugira icyo ukora bakitambika wabamuha dosiye agahita yubika ntageze aho igomba kugera. Imana guca batera mwaka mu izina rya Yesu. Ndakumenyesha ubutumwa n'ubuhanuzi bwa, ndakumenyesha ko Uwiteka kurinze uburozi, ubwo burozi Uwiteka arabukurinze. Uwiteka guhindura ibihe baba papa, Uwiteka guhindura. Ndakumenyesha ko Uwiteka cinzira kugira ngo ibiganza byawe byakire. Ibiganza byawe byaratunze ibiganza byawe byabaye nka kaburembo icamo umutungo ukagenda. Ibiganza byawe Uwiteka agiye gutegeka byakire. Bari barabitongereye ngo bijye bicamo umutungo ugende, we kugira amafaranga agumane, ariko Uwiteka guhaye imbaraga. Ndakumenyesha ko Uwiteka aguhaye ibihe byo gusenga kugira ngo uzajye mu ijuru. Nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Nshuti mwe mudukurikiye, ijambo ry'Imana akagaruka ndetse n'indirimbo ndetse ushimye ko natwe muri gitaramo. Ndavuze ngo bye bye, amahoro ya Kristo.